Hello guys, aho mukomeze neza. Ndashaka ko uyu munsi tuganira imodoka yitwa BYD Tank itwara abantu barindwi. Abantu benshi bari kugenda mumbaza ese hari ama BYD cyangwa se imodoka za full electric zishobora gutwara abantu barindwi. Ndashaka ko uyu munsi tuganira BYD Tank muze mundebere iyi modoka. Iyi modoka interior yayo isa gutya. Iyi modoka iri amazing. Murebe ko imodoka isa. Iyi modoka hano tuyigurisha $50,000 muri Dubai Port. Ni imodoka akenshi zikuza ku makomande kuko muri kumva bije isa nk'izamutsemo ariko ni imodoka ifite full option. Iyi modoka ifite ku bintu bisanzwe ku abantu bamenye ama full electric, izi modoka imodoka full option, ikintu cya mbere ugomba kuba ufite imodoka ifite sunroof. Murabyihangana dukoze video nijoro ariko ndashaka kubereka imodoka kugira ngo mubanze murebe ibyayo. Shifter yayo hano ugishyira muri icyo nashaka kubereka, ugishyira muri reverse mode, ifite ya 360 camera ira display ngaho ikwereka uko imodoka ihagaze. Murabona umuryango wo hari urufunguye kwa shoferi, kwereka umuryango ufunguye, ikakwereka uko imodoka ihagaze ko nta disturbance nimwe iriyo. Murabona imodoka iduturutse inyuma, ya kamera y'inyuma irakora neza cyane. Reka ibindi byo nashaka kuberekamo hano ni bimwe mu by'ingenzi. Nashaka kubereka ibintu by'ingenzi hano. Hano ifite iri comfort, gushyira muri parking ukandi iyi button already twayikanze uyasoma muri parking. Reka mbereke amasitsi y'inyuma murebe ukuntu ameze. Duhereye hano murabona iyi modoka ugikora unlock tubrokoye hando iteye ivanayo direct modoka kinjiramo. Murebe ukuntu imodoka imeze, ni imodoka igezweho. Reka turebe muri boot murebe boot y'imodoka gufungura ushobora gukoresha remote contact cyangwa se ugakora hano byose ukoraho ibyikoresha irizamura. Ubwo gufunga boot none ufungira hariya. Ndashaka ko mbereka ama back seats z'iyi modoka. Iyi ni reserve tire byazanye. Back seats z'iyi modoka ngizi, ya mbere ni iyi, iya kabiri ni iyi. Iyi modoka rero ukuntu ubona ukuntu ifite technology n'amasensa, ukimanura ya ntebe mu gihe abantu utari ubatware b'inyuma, ukimanura gutya. Okay, murabona ine reserve nshyire hasi, urabona intebe ikeneye ko abantu bicaramo kuzamura gutya, ariko ukimanura ushaka kwimanura abantu gahita kimanura, bigaragaza ko ibikeneye ko izinga ntago wirirwa ukamanura gahita kikoresha ubwako. Muri kwibona iyi modoka ifite air condition ikora neza. Izi modoka z'ama electric ari kuza hano ikintu cyitwa air conditioner ntabwo tugitindaho. Reka dufunge iyi butu, reka mbereka amafoto yayo. Murabona outside ni ukwisa, imbere dore pashoke yayo. Interior murabona nk'izi ntebe ni imyanya 7 nkuko nabibabwiye. Imodoka ifite comfort nziza. Ni karibu rero buri wese arisanga Dubai Port Masaka. Bavuga ko imodoka igura $50,000 muri Dubai Port. Ni karibu kuri buri wese waba uyishaka.